Breaking news ni inkuru nziza tubazaniye ahandi muri ni kuri Bright TV. Mbere ko tubageza ku nkuru nziza reka tubanze tugaruke inyuma tubanze tubabwire ku biganiro twakoze aho twabasobanuriye ku bya high case number cyangwa se case number. So kuri high case number icyo twayivugagaho no kuvuga ngo ni case number ni ya nomero baguhereza nyuma umaze gutsinda. So twavuga ko baguhereza guhera ku rimwe kugeza ngira ngo uyu mwaka ushize bafashe abantu bageze mu 138 cyangwa 138, ariko tukavuga tuti ntago ari byiza ko wishima ko watsinze ko wabonye green card utangire bivuge cyane kubera ko hari ikintu cyitwa case number. Case number rero hakaba ikibazo ku muntu wabonye case number yo hejuru ibyo bita ngo high case number. Case number ari kuvuga ngo ikibazo cyari gihari ku bantu babonye guhera kuri 55 kuzamura, kuko murabizi ko umubare wari kugeza ku 55. So rero nyuma yaho ni babandi bavuga ngo reka dupfe gushaho n'uyu mubare kugira ngo mu gihe haramutse hagize umuntu ubura swati yarapfuye swati ntago yujuje ibintu bisabwa, ntabwo hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu hari ibihugu bishobora kuzahagarikwa kuko baba baranakinye bakavuga ati igihugu turagihagaritse ntago kiri mu bihugu biri mu bigomba guhatanira green card. Icyo gihe babandi barenze ya mibare bafite za 70 bashobora kubona umwanya wo kuba bakwinjira muri interview. Icyo kintu twarakivuze turabisobanuraho abantu benshi batangira kugenda babyumva bumva ko nta n'impamvu yo gutangira gucelebrate ngo natsinze. Rero uyu munsi hari inkuru nziza kuva aho Joe Biden perezida mushya wa Amerika yinjire muri ofisi ye ahise asohora itangazo ndetse asaba Kongere yuko icyo kintu cyashirwa mu bikorwa, nuko hakongerwa umubare w'abantu binjira muri Amerika kuri green card. Kugira ngo mubize ko ari bya 55, ariko ubu ngubu byabaye 80. Bivuze iki rero? Bivuze ko yuko wowe wari ufite nomero ikwera ku 55 kuzamura, wari ufite ikibazo uvuga ati se yewe nzahamagarwa muri interview, ubu ngubu ntabwo ari high case number. Iyo ngiyo ni isanzwe ni nko kuvuga ngo nk'umuntu wari ufite nk'ibihumbi 30, si cyane hano muri Afrika kugira ngo muri Asia ifite ku 20 ubutangiye kugira ikibazo, ariko hano muri Afrika kugeza ku 55 babaga uvuga ati mfite inomero nziza nshobora kuzabona uko njya muri interview. So yahinduye ibintu byinshi, hari interview abantu benshi bategereje ngira ngo kuva ku bantu bo muri bakoze DV 2020 ntago bari bakabona amahirwe yo kujya gukora interview kubera ko habaye ikibazo cya corona. Murabizi Trump ari byinshi agiye agabanya. So ikintu cyabaye rero ubu ngubu nuko yarekuye kugira ngo abantu babashe gukora interview batangire process. Abari bari mu ntuza hari ntago ari kuri green card gusa, hari za H1 za visa z'abantu bajya gukora, hari visa y'abantu bajya kwiga. Abantu bose bakeneye gukora interview barabuze ukuntu bajya gukora interview. Ubu ngubu yarekuye ngo abantu batangire bakore interview. So no kuri mwebwe mwakoze green card mwari mutegereje abantu mwibaza ati se bazaduhamagara ryari namba yacu, ngira ngo ibyo bita visa bulletin byatangiye gusohoka. Ngira ngo ubu ngubu nahoze ndeba mbona mu kwezi kwa gatatu bazabageze ku bantu 18 muri Afrika bafite nomero kugeza ku 18 bazaba bamaze kugenda gukora interview. So urumva ko ni inkuru nziza kuri mwebwe mwabashije gukora green card mugatsinda mukavuga ati se ko mfite 70 nzabigenza gute. So urumva ko ari amahirwe meza cyane kuri mwebwe, ndetse no kugira ngo iki cyemezo kizakomeza no kuri DV 2022. No kuvuga ngo nabakinye umwaka ushize ari wo 2020 ngo turangije aribo twita ngo ni DV 2022. Naho ni inkuru nziza kuri bo kuko nabo bazafata kugeza ku 80. So rero isengesho nababwira ngo senga Imana wowe wakinye umwaka ushize byibura uzabashe kuza mu 70, ntuzarenga 70, kuko gutsinda gusa bwati Mana mpe gutsinda gusa ibyo ntago bihagije, kuko ntago nibyo biguhereza amahirwe kugiye yo ko wakomeza. So indi nkuru nziza ihari nayo murabizi abantu bakinye green card hari ikibazo cy'ikintu cyitwa ngo DS 5540. Murebe mu video twakoze ubushize twarisobanuyeho byayo tundeka n'uburyo umuntu ushobora kuyuzuza. Ikibazo kiriya fish abantu buzuzaga ni fish yerekanaga umutungo wawe, ufite inzu, ufite akazi kaguhemba. Murabizi hano iyo uhebwa 500 uvuga ati byibura ndabasha kubaho byoroheje,
ariko amafaranga ubuhemba cyangwa se ikintu winjiza niba wenda ari inzu ukodesha ikwinjiza amafaranga 500 ntago ari amafaranga bavuga ngo ugiye kwerekana ngo muri Amerika ngo dore ngo nta kibazo nzagira ngo dore ngo ninjiza amafaranga 500 y'amanyarwanda ubwo ni amadolari 500 deja hariya kubaho inzu imwe ushaka gusanga ihagaze amadolari 1000 kugira ngo ubashe kubona aho wubatse urumva hariho amananiza bari barashizeho kuri iyo fishi bavuga ngo ugomba kuzuza iyo fishi yitwa DS5540 so yaramananiza Trump yarashizeho ariko nayo inkuru nziza nuko bayikuyeho ubu ngubu ntago ukeneye kuzuza ibyo ngibyo kugira ngo ugende wemeze Amerika ngo ugiye ngo nzabasha kubaho kuko nta n'abantu baboneka. Ikindi kintu abantu bashaka kwibaza bati ese kubigendanye n'andi maviza asanzwe byo byifashe gute abantu bashakaga amaviza yo kujya gukora muri Amerika nakubwira ngo iyi ni inkuru nziza cyane kuri ngubu nuko watangiye kwa prayinga kugira ngo Amerika ngo ikeneye abantu nubwo hari inkuru zirimo zirasohoka zivuga yuko muri Amerika hari ikibazo cy'ubushomeri ndaguha urugero uyu munsi mu Rwanda ushaka kuvuga ngo mu Rwanda hari ubushomeri ariko hari umuntu uzabwira ngo mu Rwanda hari umushomeri ntabikwemene kubera iki n'urwego rwe hari umuntu ushaka kuvuga ati je narize sinshaka kujya gukora akazi k'ubukarani sinshaka kujya gukora akazi ko gukoropa mu alimentation mu biki kuko narize akicara mu rugo akavuga ati ubushomeri burahari ariko umuntu witurikiye ahantu kure ntashaka kuvuga akaza muri Kigali ntago azavuga ngo yabuze akazi kuko azabona hakoropa mu alimentation kuko azabona abajya gukorera mu mago benshi bava mu byaro baza muri Kigali baje mu kazi so no muri Amerika abantu bagenda murabizi twe kubeshya uragenda ukavuga ati ndi kwiga muri Amerika ariko ugasanga ukora muri alimentation murakoropa murajya koza abarwayi murajya gufasha abantu abashisha kangoye gukura ariko aya mafaranga abantu kuko munakayabona naho zengana n'umuntu ambwira ko ushaka kubona $600 ku kwezi so ibyo ni ibintu bishobora kwerekana ko muri Amerika akazi ko karare kuko abantu benshi naho zengana n'abantu bambwira ati muri iki gihe corona yatwaye abantu benshi akazi gashobora kuboneka muri Amerika so ni igihe cyiza cyo kuba wakwaprayinga ukagenda muri Amerika harimo akazi no mu bindi bihugu mu za Canada n'ibiti byose ni igihe cyiza cyo kugira ngo ubashe kwaprayinga rero katwe twigarukire kuri green card yacu nuko ari inkuru nziza kuri green card yuko ubu ngubu abantu bashobora gukora ama interview bagiye gutangira gukora interview tangira urebe document usabwa hari ibyo baguhaye byo kujya kuzuza byo kwa muganga hari kuzuza DS260 urayizi ni ya myirondoro yindi mishya ugomba kubanza kuzuza kuko uba warujuje mbere ukina green card iyo umaze gutsinda hari indi myirondoro hari umuntu ushaka kuba warakoze nka mariage cyangwa se warabyaye ibintu ukwiye kubyuzuzamwo ukavuga ati none umu married cyangwa se ubu narabyaye tangira wuzuze amadokima yawe utangiye kuko anytime niba ufite number yo hafi anytime ujya kumva wumve baraguhamagaye ati ngwino uje gukora interview kuko igihe cya namwese mufite ama high case amwitaga high case number kugeza ku 70-80 mutangire mukore ama document mutangire mutegure kugira ngo murebe ko kuko ndibaza ko uyu mwaka uzajya kurangira bamaze kubahamagara ko ndibaza ko n'ikintu bagiye gushanga imbaraga kugira ngo abantu babashe kurangiza ibyo bintu kuko harimo ikirarane kirekire cyane rero nababwira ngo Station kuri mwebwe mwakinye ndetse mukabasha gutsinda mukabasha kugira ibyo mwari mufite ikibazo muvuga ati dufite high case number no kuri mwebwe mwaratsinze mufite low case number mukiri hasi ziri hasi mwibazaga ati se bizagenda gute bagiye gukora green card byarahishishwaga cyane Trump yarabyifuje cyane bifuza ko ngo abanyeshuri bajya kwiga aribo bazajya bahabwa green card gusa ira green card ya DV Lottery niyo ndi kuvuga ariko ubu ngo mwumva ko Joe Biden yongeye kubigarura ni ishaka ry'abademokrate usanga bishimira cyane abimukira ko baza muri Amerika kugira ngo bagire ibintu bakora so rero nababwira ngo mwongere mutangire mutegure izo documents zanyu kugira ngo ibintu bigende neza rero nta wundi wabagezagaho aya makuru mashya uretse Francis Karamutsa kuri Brage TV niho honyine ushobora gusanga ibintu byizewe ciao